itorero rya kirisitu rifite uruhare rwo kwegeranya abakirisitu kuba hamwe, kuko Bibiliya iravuga ngo hari abibagiwe guterana bararimbuka. Rero rifite uruhare rwo kubegeranya, icyo nicyo cya mbere. Ikintu cya kabiri rero, iyo bamaze guterana baja kuja mu nyigisho bakiga ijambo ry'Imana. Buriya niryo terambere rya mbere ry'umukirisitu, no kumva ijambo ry'Imana. Iryo niryo terambere, kuko rya Bibiliya iravuga ngo kumva niko kuzana kwizera, kandi kumva ijambo ry'Imana. Iyo yamaze guterana hanyuma akaza kumva ijambo ry'Imana, iterambere ryiwe riba ritangiye. Ababonye ishingiro, ababonye imizi yo gutangira ubuzima bwe busha bundi ataratuyemo, abavuse ubutanga busha kuba umwana w'Imana. Rero yavuse abatangije iterambere kuba umuntu wo muri Kristo. Ririya rero ni iterambere, niryo rya mbere. Umukristo uhindutse, kuba umukristo ni uguhinduka kubyo wakoraga kera, ukemera Yesu Kristo umwami n'umukiza. Uwo ni umukristo. Rero tuvugega rero uruhare rwiwe. Iyo abaye ari umukristo afite uruhare rukomeye. Aze mwene data, muri kumwe na Apotre Rwema Ndamire Kibibi. Ndagira ngo usabe ukande subscribe niba utari wabikora, kugira ngo uzajye ubona ibiganiro dutanga buri cyumweru. Imana iguhereze umugisha uryoherwe n'ibiganiro bifite. Uyu munsi rero tubazaniye umutumigwa, n'umwarimu w'ijambo ry'Imana, tugira ngo tubaze ibibazo twigeze kuganiraho ikindi gihe, ariko reka mwihere mikro yivuge wenyine, ababwira amazina yiwe kandi ababwire n'igihe amaze akorera Imana. Arakoze Apotre ku kibazo kandi no kutwiyegereza kugira ngo twegerane n'abantu bose batwumva, kugira ngo tuganire muri uyu mwanya. Mazina yanje nitwa Irakiza Mugirazina, data yitwa Rwegeranya, ntuye hano muri Canada. Ku biganiro rero mwadutumije, turiteguye, muze kugira ibyo mutubaza tubasubize. Murakoze cyane, turabibashimiye. Hari n'ibindi biganiro twigeze kugirana, abatureba bashobora gusanga hari abakabibona. Twaganiriye ku gakiza, tuganira ku ijuru, tuganira ku rupfu, dushingiye ku kibazo c'urupfu rwa perezida w'u Burundi wari umaze kwitaba Imana muri iyo minsi. Rero ndagira ngo tuganire uyu munsi ku yindi sije inzi kuko uyiziho cyane. Itorero ntabwo ari itorero riri ahantu hari mu kirere hatatuye abantu, kandi abantu basanzwe bafite ubuzima bwabo bwa buri gihe babamo. Ese icyo dushaka kuganira uyu munsi, uruhare rw'itorero mu iterambere ry'abakristo ni uruhare ki? Pasiteri tubwire. Arakoze Apotre ku kibazo abajije, kandi nawe utureba ukibaza n'ubundi twumva yagira icyo abivugaho, kuko ni ikintu kigaragara kandi kizwi n'abantu mu buryo butandukanye. Gusa ikibazo ubajije, itorero, hari ibintu abantu bavuga ngo itorero atari ryo torero. Hari itorero rigaragara riboneka, bakavuga bati kuri uriya musozi hari itorero ry'abasepeza, rya metodiste, rya katolike, abantu bakavuga bati ririya ni itorero. Waciye naciye ku itorero rinaka, ibyo bavuga ngo ni itorero. Ariko rero hakaba n'itorero risurwa na Kristo, riri mu mitima yacu, bivana nuko twamwemeye, nuko twamwiyeguriye, naryo ni itorero Kristo areba kandi ahozaho amaso. Rero itorero rifite uruhare ki? Yavuze ubajije tese itorero rifite uruhare ki mu iterambere ry'umukristo? Iki kibazo kirasa nuko wombaza utese umubyeyi afite uruhare ki ku mwana we. Iki ni nkuko wombaza utese mwarimu afite uruhare ki ku mwigisha. Ni nkuko wombaza utese Imana ifite uruhare ki ku bantu bayo. Ibyo birasa. Rero itorero ni umubyeyi. Itorero rifite uruhare bwa mbere, rifite uruhare rwo kwegeranya itorero rya Kristo, rifite uruhare rwo kwegeranya abakristo kuba hamwe, kuko Bibiliya iravuga ngo hari abibagiwe guterana bararimbuka. Rero rifite uruhare rwo kubegeranya, icyo nicyo cya mbere. Ikintu cya kabiri rero, iyo bamaze guterana baja kuja mu nyigisho bakiga ijambo ry'Imana. Buriya niryo terambere rya mbere ry'umukristo, no kumva ijambo ry'Imana. Iryo niryo terambere, kuko rya Bibiliya iravuga ngo kumva niko kuzana kwizera, kandi kumva ijambo ry'Imana. Iyo yamaze guterana
hanyuma akaza kumva ijambo ry'Imana, iterambere ryiwe riba ritangiye. Ababonye ishingiro, ababonye imizi yo gutangira ubuzima bwe busha bundi ataratuyemo, abavuse ubutanga busha kuba umwana w'Imana. Rero yavuse abatangije iterambere kuba umuntu wo muri Kristo. Ririya rero ni iterambere niryo rya mbere. Ikibazo cya kabiri, itorero rifite uruhare ku mukristo wayo. Ni ukuvuga ko muri ziriya nigisho tuvuze bashobora kwiga, hari abantu bagenda bahura n'ibibazo byo gupfusha, z'ubukene n'ibindi bitera amastress ko babivuga. Ariko rero itorero rifite umumaro wo kwegera umukristo, kumushyiramo imyumvire, imitekerereze yo kugarura ubwenge, akitekereza agatekereza no ku Mana. Iryo naryo ni iterambere mu buryo bumufasha guhungabana. Ikintu cya gatatu, itorero itorero rifite kubona imbere, kandi iyo ribona imbere riba rihabonera abakristo. Hari imbere rero hari amatorero menshi usanga yaragize ibitaro, ibyo nibyo kuvura indwara, burya bavura abakristo babo, kuko Paulo yanditse hariya mu Bikorinto aravuga ngo twebwe uyu mubiri dufite ni ingando, ariko rero turimo niwe mukristo urinda, kandi ubukristo bukorerwa muri uyu mubiri. Itorero rero rishobora kugira imbaraga ryo kugira ngo uyu mubiri uyu dufite, uyu twambaye w'intege nkeya, uvurwe, ukorerwe ibintu by'isuku, ukorerwe ibintu bya sante. Itorero rifite mu ruhare. Icya kane, itorero rifite uruhare mu iterambere mu gihe rikurerera abana bagakura bazi Imana, abana bagakura bazi umuco w'abakristo. Burya riba rigufasha kugira ngo abana bataja muri biriya ibiyobyabwenge, ibindi bishobora kubanduza morale yindi basora kwinjiramo. Itorero rikagufasha kurera, rikagufasha gutunganya urubyiruko rw'ejo hazaza. Ejo ukitwa umugabo mwiza, ukitwa umumama mwiza, ukitwa umusore mwiza, ukitwa umukobwa mwiza, ari itorero wabikuyeho. Ni ukuvuga ko nje numva ko itorero rifite uruhare runini rukomeye, tubaye turyegera, tubaye turisanze, tubaye turitekereza, tubaye tutaraba kurirebera, tukaryegera. Itorero rifite iterambere rikomeye ku buzima bw'umukristo. Murakoze cyane. Ngira ngo nawe ubyumvise amagambo uvuze pasiteri rwose ari deep cyane, niko bazavuga mu Cyongereza, ari imbitse pe, kuko ntiwavuze iterambere gusa ngo uvuge kubaka cyangwa se wavuze ibintu byose, ugera naho uvuga uti no guterana ni iterambere, kwiga ni iterambere, ubuzima bw'abana bacu ni iterambere. Biriya bikorwa byose kubera kuko umuntu ni mugari, kugira bavuga ngo umuntu ni mugari, kuzuza byose rero bikenewe aho ngaho uvuga ko ari ubuhare w'itorero. Ikibazo wenda nabaza kindi cya kabiri ni ukuvuga ngo none se abakristo bo bafitemwo uruhe ruhare mu iterambere ryabo ubwabo n'itorero, kuko itorero ni rya huriro ry'aba bantu bose. Urakoze cyane Apotre, arakoze iki kibazo nanje narakibaje igihe kimwe kirekire, uko umuntu ashobora kubitekereza. Ese itorero ko rigize uruhari ku bakristo, ese abakristo bo bafite uruhari ki ku itorero? Imana niyo guhabwa icubahiro kabisa. Buriya ni ukuvuga gutya gusa mu itorero buriya ribamwe ibice bitatu. Buriya ubona abantu bateranye, ariko buriya ni ibice bitatu. Hari abantu baza guterana, ukandika ku gitabo ko ari umukristo akabatizwa, ukabyandika ni umukristo w'itorero nyanaka, uko si kuvuga aho. Ariko rero hari ingabane zitatu. Icyiciro cya mbere, hari abantu ufite mu itorero barabatijwe, ariko saba abakristo, baracyakurikiye kuzaba abakristo, ariko ntibarababo abo bo bafite. Icya kabiri, abo ngabo baraterana iminsi yose, abo bazi iminsi yose, barigiye ubatizo barabatizwa, baza bumva ijambo iminsi yose, ariko hari icyo batagira, kibagira influence yo kwinjiza ubuzima bwabo muri cya gikorwa. Ni ukuvuga ko babyumva bakabisiga ibyo ku ikanisa. Nicyo kimwereka nkwereke n'abandi bantu. Hari abantu baterana umunsi w'icumweru, ugasanga ni umukristo, ugasanga arasenga, arabwiriza, ariko wasubira imuhira ugasanga si. Ukibaza se wa wundi wari harya
niwe uyu nguyu ugasanga ntabayeho. Ese byavuye kuki? Bivanye n'iki? Ni ukuvuga ko hariya kuri rutari, hariya kuri podium hariho ikintu yakoreye ariko atashobora kubigira ubuzima bwe bwa buri minsi. Uwo muntu rero tuba tumufite, tukagira igice cya kabiri, tukagira igice cya kabiri mu itorero cy'abantu batekereza ko Imana pe bakabona ko Imana ibaho. Ikindi gihe bakavuga batari ko Imana ibaho, ahundi twoba twaragiye mu bintu baba z'abandi bantu gukurikira gusa, ariko Imana se ibaho. Akabatizwa hagatura mu itorero, azatanga amaturo, ariko ahora yibaza ariko Imana ibaho, uwaraye kandi arayoboye. Nibwo uwaribayemo ni umukirisitu, arabatije n'izina ararifite, wenda yavukiye mu itorero arahaye. Noneho rero hari icyabura, icyabura ni ibikorwa bimwinjiza, imitekerereze imwinjiza ku kumenya icyo yakurikiye, ngo amenye uwo ari we, yimenye ubwiwe. Ikintu cya gatatu, hari abakristo bahishuriwe mu mitima yabo. Nicyo gituma ubukristo butagira imyaka. Ntiwavuga ngo ufite imyaka myinshi, ntiwavuga ngo ufite uburambe mu bukristo. Umuntu yakwemera no akaba umukristo uhindutse. Kuba umukristo ni uguhinduka ku byo wakoraga kera, ukemera Yesu Kristo umwami n'umukiza. Uwo ni umukristo rero. Tuvugega rero uruhare rwiwe. Iyo abaye ari umukristo afite uruhare rukomeye, kugira ngo ni nka ruhare biriya navuze uti umuntu amaze kubyara abana baba bafite uruhare rwo kureba umubyeyi. Ni nka ko twokwibaza, ese umuntu yayoboye igihugu, abayoboye bafite uruhare mu buyobozi bwe. Buriya rero ruriya ruhare itorero ruba rifite, nabo niko baba bafite uruhare kuri rya torero, kuko nibo maboko y'itorero. Icyo nicyo cyane, nibo maboko y'itorero. Nimba uyoboye itorero ry'abantu benshi, ry'abantu bakeya, ariko arya niyo maboko y'itorero, arya niyo maguru y'itorero, zirya nizo mbaraga z'itorero. Ikintu cya gatatu, nibo bafite umurimo hariya mu buryo bw'ubuyobozi, baravuga bati, ariko ni muhiri wacu barabivugaga, baravuga bati intama ni umwungeri ntashobora kuzanira, ariko intama niyo ibyara indi ndahiro. Ni ukuvuga uriya mukirisitu niwe ufite uruhare rwo kubyara ubundi mukirisitu, niwe ufite uruhare rwo kugira ngo itorero ritere imbere. Afite uruhare rukomeye, abaye ahagaze mu nshingano ziwe. Rero umukristo ni amaboko y'itorero, umukristo yunga abantu n'Imana, umukristo niwe utuma ibikorwa by'Imana bigenda neza. Afite uruhare rukomeye, abaye abyegera. Murakoze cyane. Ndakubaza ikindi kibazo pasiteri, kandi ntekereza kuko abadukurikira bazabacirazaho cyane kandi bagifiteho ibitekerezo bitandukanye. Ndakubaza ikibazo cy'icacumi. Ikibazo cy'icacumi ni amaturo. Ese ni ngombwa? Hari abaza batekereza kuko gutanga ayo ngayo ni ukubahereza mwebwe abapasiteri, twebwe abapasiteri, kugira ngo twigirire ubundi buzima. Ni donke ni amabizinesi tuba turimo, ngaho tuba tubagurisha, kwakuza kubasengera, kubabwiriza n'ibindi. Ese kubera ko umuntu agomba gutanga icacumi, kubera ko umuntu agomba gutanga amaturo? Arakoze pasiteri ku kibazo kitashobora gutwara imyanya dufite uko imeze, kubera kuko ni ibibazo by'abantu benshi, ni ibibazo abantu bose asivuze bose, abantu benshi bibaza. Ose kubera iki dutanga amaturo, kubera iki dutanga ibyacumi, kubera iki ni nishi mu buzima bwa muntu. Ariko ndavugaho amagambo makeya, ariko tubonye n'igihe ukabirambura, twavuga n'amaturo amazina yayo. nta mwanya wo kuvuga amazina yabyo, ariko ndavuga ko kandi ntanga akarorero. Ibintu byo gukorera Imana ni umurimo mbere nkubwira ukomeye Satani arwanya, akazana ibibazo byo gutuma umuntu atekereza ibyo atari gutekereza.
ni ukuvuga ko ubonye igikorwa satani ashingaho inzara kiba ari igikorwa gikomeye, aturwanya mu buryo bwinshi. Ariko rero guturira Imana ni ikintu cyiza gikomeye twubaha. Ndavuga muri Bibiliya usomye hariya mu gitabo cy'Abami, reke nkwereke, hari ibintu bibiri, reka mvuge bibiri gusa, ni bine ariko ndavuga ibintu bibiri. Hari ibintu bibiri biza bituma ijuru rikinguka. Icya mbere ni amasengesho. Iyo umuntu asenga, usomye muri Daniyeli mu gice cya 9, usanga gusenga ijuru rikinguka rigasubiza rikavuga, ukaganira naryo hose. Ikibazo cya kabiri rero gikingura ijuru, icya kabiri gikingura ni amaturo. Muri gitabo cy'Abami iyo usomye ukuntu Salomo umunsi yamaraga kuzuza urusengero, ahamagaye abayahudi guterana, abisirayeli bagaterana, akavuga ibintu bizakorerwa muri urusengero, hanyuma akaza kuzana amaturo. Haravuga ngo atanga 2,000, abishyira hariya igicaniro, umwotsi urazamuka. Nicyo cyatumye Imana imubaza ngo vuga icyo ushaka, vuga icyo ushaka, usaba icyo ushaka. Salomo aravuga ati nkubwenge. Kiriya kintu rero ni ikintu gikomeye satani arwana nacyo ibihe byose akatubuza gukora. Ariko guturira Imana ni ibintu by'ingenzi. Icya kabiri, ntabwo tubitanga ari twebwe tubitanga. Bibiliya iravuga ngo yatanze umwana wayo. Iyo uvuze ngo yatanze umwana wayo kugira ngo aze kuducungura, wumva ko ari ugutanga, wumva ko ari ugukora. Icya kabiri, iyo wumva Bibiliya mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 2 ivuga ngo Imana ire mu muntu, nyuma ngo iza gushyira mu mwuka w'ubuzima, ngo umuntu abo buzima, abo bugingo buzima, burya ni ugutanga. Iriya ni ingabire dufite iva ku Mana. Rero iyo dutanga tuba dukora icyo Imana yadukoreye. Ni umurimo mwiza kumva ko dukora, dutanga ibya 10, tugatanga n'ariya amaturo y'ubuya. Gusa nta myanya dufite dushobora kuvuga ngo tuvuge iri turo rikora iki, iri turo rikora iki, iri turo rikora iki. Ariko icyo tuvuze cyo kimwe, guturira Imana, gutanga amaturo, amasadaka, ni ibintu by'ingirakamaro. Ubaye satani itariki kurwanya, ariko turwana turiko dukora. Urakoze cyane. Urakoze cyane, n'ukuri turabashimiye kuri icyo kiganiro ndetse n'amagambo ubashije kutubwira. Harimo ibanga mu gutanga, kandi nicyo Imana yadusavye kugira ngo dukore. Nicyo kimenyetso kinini gikuru cabaye kugira ngo tunahabwe n'agakiza. Imana itanga umwana wayo kugira ngo twebwe dukunde twitwe abana b'Imana. Ndetse no mu buzima bundi busanzwe, imirimo yose ibasha gukorwa n'ijya y'iterambere twavugaga, kugira ngo ntitwayishobora kuyikora ya maturo atatanzwe, za 10 bitatanzwe. Turangiza pastor, wabwira iki abantu bakomererwa n'icyo kintu? Niki kibabuza gukora ibyo bintu? Utekereza wabafashamo? Hari ubyifuza akumva rwose ko ari byiza, akaba yakumva no kuvuga akavuga ati rwose ndasubiye, ariko iyo ndebye ya madolari yanje cyangwa ya mashiringi yanje cyangwa ya mafaranga yanje, ndabona ntokubona mwayo ntanga n'ubwo mushaka kubisa. Niki wabwirona? Arakoze Apotre. Kikibazo iki, iyo abantu bagenza kubiganira no mwitorero, usanga abantu benshi bari gusinzira. Usanga abantu bakunda kuvuga ngo kigira amavuta make, nuko kiba gikora ku buzima. Ariko abatwumva badukurikira, navuga amagambo abiri. Ijambo rya mbere, dukora ku by'Imana yaduhaye, nibyo tuyikoreramo. Iyo iguhaye bikeya, nibyo ukoramo. Iyo iguhaye byinshi, nibyo ukoramo. Dukora ku byo yaduhaye. Ijambo rya kabiri, gukorera Imana bivana n'ubwaguke bw'umutima. Ubwo ukunda Imana niko gukora kumeze. Ubwaguke n'abantu guheza abandi, umuntu guheza undi muntu, bivana n'ubwaguke bw'umutima. Abantu ntibaresha, ariko uko Imana ishobora kuba igufasha mu byo ukora, niko tudashobora kugira ngo ni capacity ingana gutya kugira ngo dukore. Oya, bivana n'umutima unyuze. Ijambo rya kabiri, ndavuga ku bintu tubona n'amaso.
iyo umuntu yahinze agatera ibishyimbo asarura iki? Iyo yateye ibigori, iyo yateye imyumbati, none icyo umuntu ateye si cyo asarura. Nimba ushaka amafaranga uze utera amafaranga, nimba ushaka amahuzo uze utera amahuzo. Ni ukuvuga ngo icyo uze utera n'icyo usarura. Abantu dushobora gutekereza binyuranye, wenda utarashobora kubipuratika, ariko hariya Imana yavuganye muri Maraki yavuze neza cyane. Yaravuze ngo nimungerageze murebe. Ese ushobora gufata ko Imana yabeshe ririya jambo? Yaravuze ngo nimurebe ko ndasuka imigisha mukaburaho mu gisende. Ririya jambo se Imana yarabeshe? Nimba itarabeshe ikarivuga y'ukuri, ibi twarikoze. Buriya rero icyo ashobora kubwira abatwumva, ndababwira ngo gukorera Imana icyo biba nutanga amafaranga utanga amafaranga. Reka nkubwire ikindi kintu, Imana iduha bike ariko byuzuranye n'imbuto. Ni ukuvuga ngo umanura ikigori kimwe ukakijyana mu murima, ariko hakera ibigori byinshi. Ni ukuvuga ngo amafaranga ufite, amadolari yawe ufite kuri konti ni make, amahuzu yawe ufite ni make, ibyo ufite Imana yaguhaye ni bike. Ariko rero yabiguhaye kuba imbuto, n'imbuto ntiziba ntoya. Uko uyibiba niko yaguka ikaba nyinshi, uko uyibiba niko yaguka ikaba nyinshi. Ibyo dufite rero ni bike, ariko tubiba tugasarura byinshi. Urakoze cyane kandi uvuze ayo magambo ntekereza ndetse mu buzima busanzwe kuri icyo kintu uvuze cya nyuma, ari naho turangiza mbere yuko dusezera abadukurikiye. Ntekereza ukuntu habe no mu buryo bwo gufasha busanzwe, ugenda ukareba umuntu yaburaye, ubaye wakamwimye idolari 10 uwo muhaye kugira ngo rimukeshe umunsi, ashobora gupfa, ariko wowe urimuhereza akagira ubuzima bunini, akazavamo ibihumbi n'ibihumbi n'ibihumbagiza by'amadolari. Donc ni imbuto uteye ntoya igakora ikintu kinini cyane. Mwene data, Imana igufashe. Ndemezanya n'ibyo mugenzi wanje pasiteri abashije kuvuga kuri gukorera Imana mu byacu, imbaraga zacu bifite umusaruro munini cyane. Cyangwa umwuka w'Imana akabasha kukwemeza kandi akagushoboza, kuko iby'Imana ibiturwanya n'imbaraga za Satani, ariko iby'Imana tubiheshwa imbaraga no kwizera no kwemera uko iyo Mana izo yavuze ari ukuri, maze tukaza kureba imbuto ziva mu kubaha Imana yacu. Murakoze cyane. Imana yo mu ijuru ibahereze umugisha. Uzongere kandi duhure ibindi biganiro bikurikira. Nimba utari wakora subscribe, ndagusaba kugira ngo uyikore, maze uzajya ukomeza ubone ibiganiro tuzajya dukomeza kugira. Nawe ndagushimiye ukozi w'Imana, wewe wemeye gufata umwanya wawe kugira ngo ubashe kuganira ikiganiro cyiza nk'iki cyo gukundisha abantu gukora umurimo w'Imana no kugaragaza uruhare itorero rifite mu iterambere ry'abakristo. Kandi wabivuze neza, wari uburyo bwagutse cyane. Imana yo mu ijuru iguhereze umugisha. Hari ikindi wumva wabasha kubwira abadukurikiye basezera? icyo nshobora kubwira abantu badukurikira muri uyu mwanya bazakurikira n'iyi video yacu, nashobora kubabwira ngo ukuri dufite intambara ikomeye hagati mu gukorera Imana, kuko ushaka gukora ubwenge bukanga, ibitekerezo bikakunanira, ukarwana mu ntambara. Iyi ni intambara isa nk'izindi zose. Nkaba nabwira abantu uko biri kose, uko bimeze kose, turwane gukorera Imana, kubera ko ibyo yaduhaye n'ibyo dukora. Izatubaza icyo itaduhaye, izatubaza icyo yaduhaye. Icya kabiri ushobora kuvuga, n'abantu bavuga bati biriya byataye igihe n'ibyo mu isezerano rya kera, ariko nshobora kuvuga ngo hariho n'abandi batwumva badutega amatwi, babikoze bahabwa umugisha, babikoze babona inyungu irimo, mugabo utonabuza kubikora ngo bakwemere nubwo zahimeze gute, akaba atabireka kuko yarabibonye, yabyikoreyeho, yabonye umusaruro wabo. Kaba nabwira abantu nti bigerageze, ubigerageze urebe kuko Imana itazakuhereza ibyo ushaka byose. Murakoze abatwumva, kandi tuba dushimiye namwe abadutumije, n'ubundi nimwongera kudutumiza tuzongera kandi tubita. Murakoze. Uvuze neza ku ijambo nari ngiye kurangirizaho. Turabakunda kandi twemera kandi tukubaha
umuhamagara Imana yabashizemo n'ijambo ry'ubwenge Imana yabahaye. Imana ibahereza umugisha kandi Imana ibongere amavuta yayo yo gukomeza kuyikorera. Namwe abadukurikiye mugira ibihe byiza naho ubutaha. Murakoze cyane, Imana ibane namwe. Urakoze kubana natwe. Niba utari wakora subscribe, kanda ahangaha kugira ngo ibiganiro bindi tuzazana uzabashe kubibona. Imana ikugirire neza.